uraho Rwanda, ndakuramukije. Aha turi ni Car Free Zone. Abantu benshi bakunda kwibaza ese kubera iki aka gace bakunda kukagenderera cyane. Uyu munsi nje kukumara amatsiko, ngwino dutemberane. Mu by'ukuri aha ni heza, udutebe duciye bugufi, ubusitani bubereye ijisho, ndetse na internet y'ubuntu yo gukoresha buri munsi. Niyo mpamvu ukonje buri gihe muri Car Free Zone making sure ko nitwaje telefone yanjye itel, ku buryo mbasha gukora akazi umunsi wose nibereye hano muri Free Zone, ndetse nkabasha gukora byinshi kubera ko telefone yanjye irambisha umuriro ndetse ikaba ifite ububiko buhagije mbasha kubikaho amadokima nakoresheje umunsi wose. Iyi niyo Free Zone mu ncamake. Ese nawe hari ahantu hajya hagutera amatsiko muri uyu mujyi wa Kigali wumva twazasura ubutaha? Andika muri comment utubwire ese nihe twasura ubutaha.